Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusengera hamwe isengesho usenga ugahita usubizwa byihuse. Ako kanya warangiza gusenga ugahita usubizwa. Nk'uko mubizi Yesu nawe akiri hano mu isi, iyo yagiraga ikibazo, iyo yumvaga afite icyifuzo ashaka gukora, mbere y'uko agira ikintu cyose akora hano mu isi, yarabanzaga akagenda agasenga. Yesu yabigenzaga ate? Ngo yaragendaga akiherera wenyine, ahantu wenyine, ari wenyine, nta wundi muntu uhari, nta bintu bisakuza, haba ku musozi, ngo akajya ku musozi agasenga, akavugana n'Imana ye. Urwo rero ni urugero Yesu yadusigiye, yasize atweretse uko tuyadusenga. Igihe cyose tubashaka kubanza gukora ikintu, ngo tujye tubanza dusenge. Noneho iryo sengesho Yesu yasengaga, yabigenzaga ate? Ko yamaraga gusenga akaza ikintu cyose akoze kikemera. Yesu we yabigenzaga ate? Kandi ari rwo rugero yasize aduhaye. Ngo yagendaga akajya ahantu ari wenyine ku musozi, akiherera agasenga. Natwe rero muri kano kanya tugiye gusenga, tugere ikirenge mu cya Yesu. Natwe ibyo dusengeye duhite dusubizwa ako kanya, duhite dusubizwa ako kanya. Kugira ngo rero usenge usubizwa ako kanya, hari amabanga agera ku mabanga 6 isengesho ryawe rigomba kubanza rigacamo, cyangwa se ni step, ni inzira, ni intambwe 6 ugomba kunyuramo kugira ngo uhite usubizwa ako kanya. Izo ntambwe 6 rero cyangwa ayo mabanga 6 tugiye kuyareba, ni nayo turacishamo isengesho ryacu kugira ngo duhite dusubizwa. Intambwe ya mbere cyangwa se igice cya mbere cy'isengesho ryacu riribanda kuvuga gukomera kw'Imana, ubuhangange bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Ahangaha mu icyo gice cya mbere turaza tukavuga uburyo Imana ikomeye, amazina yayo, ubudahangarwa bwayo, gukomera kwayo. Iyo Imana rero ibyumvise, yumvishe ukuntu uri kuyivuga mu mazina yayo, iratangira ikishima, hanyuma ikaza ikakwegera ikavuga ati mwana wanjye, ni wowe uri kumvuga, ni wowe uri kumvuga. Muzarebe ni urugero nk'iyo hano mu isi nk'umuperezida w'igihugu ageze ahantu, barabanza bakavuga uburyo akomeye, uri perezida ukomeye, wakoze ibi, wubatse imihanda, wakoze ibitaro, turagushimira ko wakoze ibi, wakoze ibi. Ukabanza ukamuvuga uburyo akomeye. Imana rero yo iri hejuru, irarenze cyane, irenze kuba perezida, irenze kuba umutware. Yo noneho nayo ikunda ariko tubanza tukayivuga mu mazina yayo, tukavuga ubuhangange bwayo, tukavuga gukomera kwayo. Icyo rero ni igice cya mbere cy'isengesho rituma uhita usubizwa. Igice cya kabiri rero icyo uhita ukurikizaho ni ugushima Imana, ukibuka imirimo myiza Imana yagukoreye, ukayibutsa, ukayishimira, ndetse byaba byiza ukayivuga mu mazina yayo. Ukayibutsa uburyo yakuvuye mu bitaro, uri mu bitaro, uburyo yaguhaye amafaranga yo kwishyurira abana ishuri, uburyo yagukijije impanuka, uburyo yaguciriye urubanza ukaba umwere ugatsinda imanza wari ufite, uburyo yaguhaye umugore, uburyo yaguhaye umugabo, uburyo yaguhaye urubyaro byinshi, uburyo wari ufite bizinesi yawe ukiyongera, wari wahombye kuvana mu gihombo. Ibyo byose ukabyibutsa Imana, ukongera ukayishimira ku byo wakoze. Ahangaha rero umaze kuyibishima, ngo shitani ahangaha ntabwo ajya ahihanganira, ahita agenda, kuko shitani atinya cyane ahantu bavuga izina ry'Imana. Aho hantu aratinya cyane, ngo ahita agenda rwose agahunga iyo utangiye kuvuga amashimwe y'Imana. Ubwo rero Imana muba muri kumwe. Noneho rero iyo urangije rero gushima Imana, noneho uraca bugufi cyane, wiyoroshye cyane, ubwira Imana, usaba imbabazi. Aha uratangira n'isengesho ryo kwicuza, isengesho ryo gusaba Imana imbabazi. Uti Imana mbabarira ibi ngibi nakoze, uvuge icyaha mu izina ryacyo. Icyaha cyose wakoze mu izina ryacyo, usaba Imana imbabazi.
ahangaha rero imaze kwikiranura n'Imana, muba mwamaze noneho kujya muri connection, bamaze kwiyegeranya n'Imana, bwa busabane tuba dushaka ku Mana watangiye kubwinjiramo neza, ubwo uraba winjiye neza, winjiyemo neza. Noneho rero uratangira rero uzana ibyifuzo ariko bya bagenzi bawe, utangire usengere bagenzi bawe cyane cyane, turahera ku banzi bacu. Aho uravuga uti birakomeye cyane. Ntushobora kuzana icyifuzo cyawe imbere y'Imana utabanje gusengera umwanzi wawe, wa wundi uzi uguhiga, wa wundi uzi ukugendaho, ba bandi muzi ko mufite icyo mupfa, ba bandi muburana mu manza, wa wundi uguteranya ku kazi, wa wundi uguteranya n'umugabo akaguteranya n'umwana, wa wundi wakubujije amahoro impande n'impande, uwo nguwo uraza uvuga izina rye. Ahangaha uvuga izina rye, abuzi bose bakubuza amahoro mu buzima, uhita ubavuga izina ryawe. Numara kubavuga izina ryawe, usaba Imana ngo ibababarire, kuko burya nabo si bo, ahubwo ni icyabinjiyemo, ni umwuka mubi wawinjiyemo. Uwo mwuka rero mubi ubasohokemo, uwo mwuka mubi utesha agaciro, wambura imbaraga, wa muntu ntago azagushobora, ba bandi bagushakisha ntibazakubona, ba bandi baguteranya bizahagarara, kuko ikibarimo uraba ucyambuye imbaraga. Numara rero gusengera abanzi bawe, hasigaye urazana ibyifuzo by'abandi bantu, gutakambira Imana ibyifuzo by'abandi bantu, abantu bagutumye. Uri gusengera abarwayi se, uri gusengera abafite ikibazo kimeze gutya, aba bantu niba batanagutumye, umuntu uza afite ikibazo, musengera imbere y'Imana, umwibuke, Imana nayo imwibuke. Naho ngaho rero niturangiza turagera ku byifuzo byacu. Ibyifuzo byawe, ikintu wifuza ko Imana igukorera. Aha ni hahandi nakubwiye ngo ugahita usubizwa vuba. Ahangaha uraba ugeze ku ngingo. Icyifuzo cyawe wifuza ko Imana igukorera, ahangaha urakivuga uti Imana ndifuza ko unkorera iki. Niba ushaka ko Imana igukorera ubukwe, yego. Niba ushaka ko Imana igukorera iki, ahangaha niho uratahana cya gisubizo. Niturangiza rero tumaze gusenga, turatuza cyane, duhamagare Yesu kugira ngo Yesu aze gutanga igisubizo. Niba ufite Bibiliya, uraza kurambura muri Bibiliya uba uri gusoma, kugira ngo tutarangara. Aho ngaho ntabwo ari umwanya wo kurangara. Ahandi uba uri guhamagara Yesu, ugumye umuhamagare Yesu, uvuga ati Yesu ngwino, Yesu ukora, Yesu ugira neza, Yesu. Umare nk'iminota 2 cyangwa 3. Aho ngaho niho twumvira ijwi ry'Imana ritubwira iby'Imana ikoze, iby'Imana ishubije, ibisubizo byawe niho urabitahana. Ntuhaguruke utumvisha ijwi ry'Imana. Ndakwinginze muvandimwe ngo kw'icyo gice, k'uwo munota wa nyuma aho dutegereje, ntuhaguruke utumvisha ijwi ry'Imana. Nitumara kumva ijwi ry'Imana rero niho tuvuga ngo mu izina rya Yesu, amina. Mu izina rya Yesu, amina. Ngaya amabanga 6 rero tugiye gucamo kugira ngo turebe yuko Imana isubiza bya byifuzo byacu. Tugomba guca mu izo nzira rero twavuze. Tugiye gutangira rero dusenge. Twavuze ko dutangira gusenga tuvuga gukomera kw'Imana. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka gitare cy'amahanga, Uwiteka wowe ufite imbaraga, witwa ndiho, wahozeho, uzahoraho, Uwiteka Mana isumba byose, Uwiteka Mana ya Isirayeli, yakuye Abisirayeli muri Egiputa, Uwiteka Mana itigisisi, Uwiteka Mana ifite imbaraga z'ubwoko bwose, Uwiteka we murinzi, Uwiteka we mushumba, Uwiteka Mana ikomeye, Mana iruta abami bose n'abatware bose, Mana nziza, Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, Mana ya Dawidi, Mana ya Yobu, Mana nyiringabo, Mana nyiribihe byose, Jehova, Alfa, Omega, Imana y'ubutware, Imana y'imbaraga, Imana yaturemye, Imana yaremye umuntu, ikamubumba mu ishusho ryayo, ikamuhumekeramo umwuka, ikamuha ubutware n'ubushobozi. Iyo Mana niyo dusenga. Imana yo gutinywa, Imana yo kubahwa. Hejuru yawe nta yindi Mana iriho, hasi yawe nta yindi Mana ibayo, nta yindi Mana musa, ni we Mana urihariye Mana, nta wundi musa, nta n'undi muzasa, nta n'undi umeze nkawe. Uri Imana ikomeye,
Imana ikinga ntihagire ukingura, Imana ifungura ntihagire ufunga. Imana wowe jambo, iyo uvuze nta wundi uvuga, nta wundi ufite ijambo atari wowe, ni wowe waremye ijambo. Uri ijambo, uri ijambo, uri ijambo, itangiriro n'iherezo, uri uw'ibihe byose, uri intwari, uri intwari, uwiteka nyiringabo, utegeka ingabo zose, isi yose n'ibiyuzuye byose ni ibyawe, ijuru ryose n'abamarayika n'abari mu ijuru n'ibizima byose ni ibyawe. Urera Mana, 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 urera. Urera, nta wera nkawe, nta wera nkawe. Urera, uri Imana nzima, uri Imana nzima, muri wowe harimo ubuzima, uri ubuzima, uri ubuzima, uri ubuzima, uri ubuzima, uri ubuzima. Tugeze ku gice cya kabiri cyo gushima. Hano ugiye gushima Imana, uvuga imirimo Imana yagukoreye. Ndagushima Uwiteka kuko wagize neza, kuko wabanye nanjye, kuko wandinze uburwayi, kuko wandinze urupfu, kuko wandinze urupfu. Shimwa Mana, shimwa Yesu, shimwa kuko wadupfiriye ku musaraba wawe. Uri uwo gushimwa. Shimwa kuko watugaburiye, shimwa kuko watwambitse, wabaye umugabo w'abapfakazi, wabereye abana papa, wabereye abana mama, wababereye umubyeyi, waratabaye aho rwari rukomeye. Igihe batwirukagaho waratabaye, igihe batwirukagaho waratabaye, igihe bashakaga kutwica waratabaye. Shimwa Mwami, shimwa Yesu. Igihe umugore yari ari kunda, ari gutaka agiye kubyara, warahabaye, waritambitse, urupfu ntirwamwica. Yari ari hagati y'urupfu no kubaho, wamubereye kubaho, umubyeyi yarabyaye. Shimwa kubw'umwana wavutse akavuka ari muzima, ntiyavutse ari ikiragi, ari igipfamatwi, ari ikimuga. Imana yaguhaye umwana muzima. Shimwa, shimwa Mana kuko watanze umwana muzima. Shimwa kubw'abana bagiye ku ishuri bakagaruka ari bazima, ntibapfiriyeyo. Shimwa Data, shimwa kubwo warinze umugore, ukarinda umugabo, ukarinda abana, ukarinda umuryango, bakaba ari bazima nta barwaye. Shimwa, shimwa kuko hari ibyo wakoze abana b'abantu bananiwe. Shimwa kubw'ideni Imana yakwishyuriye. Wari ufite ideni rikomeye ry'umuntu, urara udasinziriye, urara ukebaguza, wibaza ngo bizagenda gute, ngo iri deni nzarivamo gute. None Imana yarakwishyuriye. Shima Imana, shima Imana ku ideni rya banki, Imana yakwishyuriye banki. Shima Imana, shima Imana kuko ugenda mu modoka buri munsi, ubuzima bwawe n'ubw'imodoka. Imana yakurinze impanuka, wakoze impanuka ariko Imana ishyiramo akaboko, ntiwagenda, ntiwapfa. Shima Imana, shima Imana kubwo wateguye ubukwe, ubukwe bugakunda, ukabona umugeni wawe, umukwe wawe ukamubona, byose bikemera. Shima Imana, shima Imana kuko washingiye, abandi bafite abakobwa baragumiwe baheze ku ishyiga. Shima Imana ko Imana yagufashije umukobwa wawe agashyingirwa. Shimwa Imana kuko ubanye n'umugabo wawe n'umugore wawe amahoro, abandi baragutandukana ariko wowe Imana iracyaguhagazeho. Shima Imana, shima Imana ku bikomeye uzi Imana yagukoreye. Shima Imana ko wari uri muri gereza ukaba warafunguwe, ukaba warasohotsemo amahoro, ugifite ubuzima buzima, ukaba ugenda bikemera, ukaba ukora bikemera. Shima Imana, shima Imana ko wafunguye bizinesi, ukaba wari warigeze guhomba ariko Imana ikaba yaratumye uva mu gihombo. Shima Imana yongeye kubyutsa bizinesi yawe ikaba irimo igenda. Shima Imana,
shima Imana ko yaguhaye akazi, wari umaze igihe kinini warabuze akazi ariko noneho warakabonye. Shima Imana. Shima Imana ko yaguhaye poromosiyo mu kazi hanyuma ikakuzamura mu ntera. Shima Imana. Shima Imana ko yaguhaye viza ukagenda ukajya mu gihugu cyo hanze, wari umerewe nawe ubuzima bwaranze. Shima Imana. Vuga ati Yesu ndagushimye. Yesu ndagushimye kubw'imirimo wakoze. Imirimo wakoze irahambaye, nta mwana w'umuntu wayishobora, ariko we wakoze ibirenze papa, wakoze ibirenze data. Shimwa imirimo yawe yose wakoze. Nta wundi ukwiye gushimwa mu isi no mu ijuru utari wowe Mana. Nta wundi ukwiye gushimwa mu isi no mu ijuru atari wowe Mana. Zamura haleluya 5. Haleluya, 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 haleluya. Twongeye rero kugera ku gice cya gatatu, aricyo gice nababwiye cyo kwicuza, kugira ngo noneho data duhamagare hano ubusabane n'Imana. Ni ngombwa ngo twicuze twihane ibyaha byatumye tudakora ubusabane n'Imana, ibyaha byatumye utagira ubucuti n'Imana, ngo icyaha nicyo kidutandukanya n'Imana. Ubundi twakwibaniye nayo ubuziraherezo, ariko icyaha Imana icyanga urunuka, kirayinukira ikigirayo, igatuma itaza muri gahunda zawe. Icyaha gituma Imana ijya kure yawe. Tugiye kwihana icyaha, Imana yongere itugarure mu murongo, twongere twomatane n'Imana, twibanire nayo, twongere dukundane, tuba abana bayo. Tugiye kuvuga ibyaha twakoze, tubyicuze, uvuge icyaha mu izina ryacyo. Aha tugiye kuvuga icyaha mu izina ryacyo. Icyaha Imana yanga ubusambanyi. Yicuze niba warasambanye, ubwira Imana uti mbabarira kubwo nasambanye. Niba waribye, ihane. Niba warabeshye, niba warariganyije, niba warabeshye ukariganya, ihane. Icuze kwiba, kuroga, gusambana, gusenga ibigirwamana. Niba hari ikindi kintu wabonaga kikurekuye kitari Imana, kigufite kitari Imana, kikubeshejeho kitari Imana, mu izina rya Yesu anga icyaha. Hano vuga mu mazina y'ibyaha wakoze. Icuze, rira, boroga Imana ikugirire neza. Uti ndanga icyaha cy'ubujura, ndanga icyaha cyo guhemuka, ndanga icyaha cyo kuroga, ndanga icyaha cyo kwangana, ndanga icyaha cyo gutesha abantu umutwe, ndanga icyaha cyo kubesherana, ndanga icyaha cyo guhemuka. Hanga ubuhemu, hanga ubujura, hanga uburaya, hanga ubusinzi. Hunga icyaha cyose. Hunga udapfa. Hamagara Yesu akubabarire. Ati Yesu mbabarira, Yesu tubabarira ibintu byose, byaba ibyo twibutse nonaha n'ibyo twibagiwe, byadutandukanije nawe. Ongera uduhobere, ongera utugire abana bawe. Turagarutse ku isoko tuvomamo amahoro, isoko tuvomamo ibyiza. Turagarutse data, turagarutse Mana, turagushimiye Yesu Kristo kuko utubabariye. Uratubabariye, urakoze cyane, uradatandukanyije n'icyaha. Yesu urakoze kutwakira, urakoze kongera kutwakira nk'abana bawe. Urakoze Yesu. Tugeze ku gice cyo gusabira abatwanga, gusabira abaturoga, abatwanga, batugenda, batubujije amahoro, abaguteranya mu kazi, abaguteranya ku mugabo wawe, ku mugore wawe, abaguteranya na so na nyoko, abaguteranya na tica wawe na mwarimu wawe, abaguteranya ku ishuri aho wiga, abagubuza amahoro, abakugendaho, abakwanga, bakwangisha abakiriya, bakwangisha abakasitoma bawe bashaka kudacuruza, kutagurisha. Abo bose tugiye kubasengera kuko
ko n'abanzi bacu, kandi twibuka ko n'abatari bo. Ngo Yesu ngo ari ku musaraba, ngo igihe bamukataga ugutwi ngo yagusubijeho. Yesu ari ku musaraba igihe bamujombaga icumu mu rubavu, ngo yaravuze isengesho ati Mana bababarire kuko nabo sibo ntago bazi icyo bakora. Umwanzi n'umwe ni Satani, ni Satani ukugendaho. Uwo nguwo rero niwo tugiye gusaba ngo atsindwe. Ahangaha rero tangira uvuga umuntu wese uzi yuko akugendaho. Ndavuga runaka ukugendaho, ukwanga mu kazi, nawe siwe, mubabarire. Uwo wakubujije amahoro, mubabarire. Umuturanyi wawe, mubabarire. Uti ndasenya Satani murimo, dusenye Satani iri mu banzi bacu, nabo sibo ntago ari abanzi ahubwo ni Satani. Satani turagushenye, turagutwitse, tuguhambirije ikuzimu. Va mwaba bantu ugenda, vamo mu bo twita abanzi bacu, bavemo. Genda ugikuzimu hereyo, genda ugikuzimu hereyo. Turabahambirije mu izina rya Yesu, turabahambirije mu izina rya Yesu. Ahangaha rero umaze kwiyunga n'umwanzi wawe, nta mwanzi ukiriho, ahubwo babaye abantu, kuko ubarimo twamujugunye mu nyanja, ubarimo wabakoreshaga ikibi twamuhambirije mu izina rya Yesu. Tugeze ku byifuzo. Ahangaha ongera ubwira Imana icyo wifuza, icyifuzo ufite. Tubanza mbere bagenzi bacu, turasengera abari mu bitaro data, turasengera abahangayitse, abari mu ntambara hirya no hino, ababuze akazi bagenzi bacu, abamerewe nabi, ababuze uko bigira, ababuze uko bifata, ababuze ibisubizo, abo barengere data, abari mu nzu z'imbohe, abafunguriye imiryango, biyeze batahe bakumenye. Yesu Kristo, dusengeye abantu bose bafite ibibazo, abantu bose bafite uburwayi, abo barengere, abo bagirire neza mu izina rya Yesu, Aha ngwino noneho uvuga ibyifuzo byawe. Cya cyifuzo nakubwiye ngo ushaka ko gihita gisubizwa ako kanya, vuga icyifuzo cyawe ushaka ko gihita gisubizwa ako kanya, vuga icyifuzo cyawe ushaka ko gihita gisubizwa ako kanya. Hari umuntu ushaka akazi, muha akazi mu izina rya Yesu. Hari umuntu ushaka urubyaro, muha urubyaro mu izina rya Yesu. Hari umuntu urembejwe n'indwara, mukize indwara mu izina rya Yesu. Aha vuga icyifuzo cyawe, vuga icyifuzo cyawe. Warahangayitse, wabuze amahoro, wabuze ibyishimo, wabuze umutekano, ufite amarira menshi, vuga ibyifuzo byawe. Yesu arabikora, Yesu yaje, Yesu yaje, Yesu arabikora, Yesu arabikora, Yesu yaje, Yesu yaje. Yesu yamaze kugera ahantu uri, Yesu arahari. Mubwire, witinya, mubwire icyo wifuza, mubwire icyo ushaka. Vuga icyo ushaka. Ushaka akazi, mubwire. Ushaka viza, mubwire. Ushaka imodoka, mubwire. Ushaka iki, kivuge. Yesu subiza, Yesu subiza, Yesu subiza. Komeza uvuge icyo ushaka. Hano Yesu ari kugisubiza. Komeza uvuge. Reba aho wanditse ibyifuzo, reba urupapuro wabyanditseho, bivuge. Ongera bimubwire, bivuge ibyo bintu, bishyire ku murongo, bivuge. Yesu arabisubiza, Yesu arabisubiza. Ukeneye ikode ryo kwishyura inzu, amafaranga yo kwishyura inzu, ahangaha yasabe, kandi usabe inzu yawe. Uti Yesu ndagusaba inzu yanjye yo kubamo, nkura mu ikode, m'inzu yanjye, mpakazi, urubyaro, umugabo, umugore, umwana, amahoro, umugisha, ubwenge. Yesu arabikora.
Yesu arabikora. Yesu yabikoze, Yesu yabikoze. Ahangaha rero tugiye gutuza. Nturangare ngo ugende udasubijwe. Yesu ari kubikora. Tugiye gutuza, vuga uti Yesu bikore, Yesu ngwino, Yesu ngwino, Yesu ukiza, Yesu ukora, Yesu ukora, Yesu ukora, Yesu, 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 ntumpiteho, nkoraho, nkoraho, Yesu, 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 nkoraho, nkoraho, Yesu, Yesu, nkoraho, nkoraho, nkiza, nkiza, Yesu, Yesu, bikemure, bikemure, Yesu, Yesu bikemure, Yesu bikore, Yesu bikore, Yesu bikore, Yesu bikore, Yesu bikore. Rangamira ijuru, rangamira ijuru. Yesu ari gukora, Yesu ari gusubiza, Yesu ari gusubiza. Cakira igisubizo cyawe, gicakira igisubizo cyawe. Rambura ibiganza, rambura ibiganza, Yesu agusubize. Yesu ari gutanga, Yesu ari gutanga. Yesu urakoze ku migisha uri gutanga, Yesu urakoze ku kazi uri gutanga, urakoze ku bwenge uri gutanga, urakoze ku ndwara ukijije, urakoze ku ndwara ukijije, urakoze kuri gahunda zanjye upanze neza. Biba uko ushaka, Yesu. Vuga uti mu bushake bwawe, Yesu bikoreke, mu bushake bwawe, Yesu bikoreke, mu bushake bwawe, Yesu bikoreke. Urakoze Yesu, urakoze Yesu.